turabasuje tubaye ikaze mwese mukomeje kucyana ibiganiro byacu aho muri hose impande n'impande nkaba ndi Ange nk'ibisanzwe uyu munsi rero nkuko nabibabwiye narababwiye ngo nzajya mbabera aho mutari uyu munsi nkuko muri kubibona ndi nambaye black hanyuma rero nkaba ndi Kicukiro Nyanza Panorama ahagiye kubera umuhango wo guherekeza cyangwa se wo kumva amateka cyangwa se ijoro ryo kwibuka Pastor Mpyisi uheruka kwitaba Imana ku itariki 27 z'ukwezi kwa mbere ubwo ni mu cyumweru gitaha cyangwa se ni cyashize hakaba rero ariho hagiye kubera umuhango wo kuba twakumva cyangwa se twakumva amateka ye ibyo yakoze abana be batanga ubuhamya ndetse n'abandi inshuti n'abavandimwe uyu munsi rero nkuko muri kubibona abantu baje bari kuza bamwe bahageze ariko igitaramo nyamukuru ntabwo kiratangira kugira ngo bavuge ibyo yabayeho cyangwa se uko yabayeho uko mubizi rero Pastor Mpyisi yari umupasiteri mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi yari umuntu mwiza hari ama speech menshi yagiye akora hari ibintu byinshi yagiye akora bitewe n'ukuntu yari umupasiteri utera urwenya yarazwi mu gihugu ndetse ikindi kintu yarazwiho ni umupasiteri upfuye cyangwa se utabarutse ku myaka ye 102 ntago tubizi cyangwa se nago ari ibintu bisanzwe kubona umuntu muri iki gihe gutabaruka ku myaka ye 102 nagabiri nibe bisanzwe ariko pasiteri w'Mpyisi 102 niyo atabarutseho hanyuma rero komeza ukurikirana ibiganiro byacu twahageze kugira ngo tukavaringe ikiganiro cyose kugira ku bwanyu kugira ngo n'abatahari kugira ngo bashe kuza ko haba kora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ubone ibiganiro byacu umuryango wa pasiteri Ezra Mpyisi turi kumwe n'ibyo koko urupfu ruratubabaraza cyane cyane ko yari umuntu twakundaga ariko dufite ukwizera ni nayo mpamvu iyo tutiheba kuko ubuzima burakomeza agiye aheza kandi nahoze ntekereza umuntu wakundaga Bibiliya nacyo cyaduhuzaga ubwo ntekereza ijambo ry'Imana naza kuvuga birikora nsanga mwaryanditse hano biriya nibyo koko narwanye intambara nziza narangije urugendo narinze ibyo kwizera ibisigaye hasigaye ikamba ryo gukiranuka ryo umwami wacu rirantegereje umucamanza utabera azampa kuri uriya munsi nyamara si byo jyenyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe kose umugabo mutagatifu Pawulo yandikiye Timote ya mutwe wa 4 umurongo wa 7 kugeza ku 8 ni ibintu byamuranze kuko n'umurage ukomeye yadusigiye Pastor Mpyisi yari umuntu uzwi nanjye nari muzi nagiye mwumva kuva kera no kuva i Nairobi ino ariko twahuye bwa mbere mu rubanza nkuru nguru mu Itabaro hari umukecuru twabanye i Nairobi mwana we bari bitabye Imana umukirisukazi cyane nagiye gushyingura duhura na Pastor Mpyisi rero no mu ntege nke ze yaratabaraga kugeza ni rusororo kumva bigaragaza urukundo rukomeye tongera guhurira i Rwamagana tuhahurira nk'umunyarwanda mukuru tukagira misa yo kwibuka rwa Butogo Francisco twagiraga tugira iyo bishobotse buri mwaka nyuma ya Noheli Pastor Mpyisi akaza yari inshuti ya bose
madini. Pasiteri Mpyisi rero twongera guhura hashize imyaka 2, noneho ubwo turaganira birambuye, ndetse rwose tuba inshuti. Nagiye Kigufi kuruhuka mu 2002 mu babikira. Kigufi hazwi ko ari kwa Musenyeri Bigirumwami. Mpamara iminsi y'akaruhuko no gusenga mu babikira. Bukeye mbona umuntu wari wicaye haruguru ku rubaraza usa na Pasiteri Mpyisi. Se Pasiteri Mpyisi Kigufi mu babikira. Mu gihe nyishidikanya arambwira ati ni Karidinali uraho. Ndazamuka turaramukanya. Arambwira ati ufite akanya ejo ngo tuganire? Nari ndi mu karuhuko ndabona ndagafite. Twahereye mu gitondo 2:30. Ambwira amateka menshi y'umuntu w'umunyarwanda mukuru kandi wari ugifite memwari nziza. Ibyo yakoze ambwira rero n'impamvu ari Kigufi. Avuga ati Bigirumwami naramukundaga. Muri 1952 nagiye mu birori bye ari umupasitoro atantumiye, yavugaga ukuri. Atantumiye ariko kubera ko namukundaga nza mu birori bye i Kabgayi. Rero n'ubu naje kwa Bigirumwami kuharuhukira. Ariko ubwo nubwo yari yaje mu karuhuko, ariko bukeye nabonye hari itsinda ry'abantu ngira ngo bamwe nibo bavuye hano. Iyo minsi y'akaruhuko ayimarana nabo abigisha Bibiliya. Yari umuntu rero ukunda ijambo ry'Imana cyane. Ni umurage ukomeye adusigiye. Ubuhamya bwagiye butangwa bwagiye bubigarukaho. Burya rero urebye aya mateka, nta muntu uvuka pari hazari gutyo gusa. Buri muntu uvuka Imana iba yaramuteganyije. Ikavuga iti mu mwaka w'1922 ndashaka intumwa nzaho ubutumwa izagira uruhare mu mateka y'igihugu, mu mateka y'umuryango we, mu mateka y'itorero. Ariko rero Imana yaduhaye Pasiteri Mpyisi kugira ngo agire urwo ruhare mu mateka. Akaba dusigiye umurage ukomeye w'urukundo. Urukundo yavomaga mu ijambo ry'Imana. Urukundo yavomaga mu ijambo ry'Imana. Nibyo koko Imana, Abanyarwanda bari bazi Imana, hari uko bayizi, ariko Yesu Kristo yaduhishuriye byimbitse ya Mana, noneho Imana rukundo. Kuba dutaramye hano aduhuza idini anyuranye, ibitekerezo binyuranye n'imyemerere inyuranye, twese aduhuriza ku rukundo. Urukundo akaba yaruvomaga mu ijambo ry'Imana. Yakoze ubutumwa bukomeye. Ndi Arkiyepiskopi wa Kigali, ariko nkaba ari nanjye ubu ngubu uyobora umuryango wa Bibiliya mu Rwanda. Umuryango wa Bibiliya mu Rwanda twishyize hamwe twese abemera Yesu Kristo, duhurira kugira ngo tujye tugira n'imvugo iduhuza.
kuko amacakubiri aduca intege kandi uwo twemera ari umwe, Imana ari imwe, urukundo. Ariyo mpamvu iyo tuvuye muri runo runtu tukagera ku rwego rw'urukundo, turahahurira twese. Nicyo rero cyamuranze, urukundo Imana yaturemyemo mu ishusho ryayo, ku buryo bya bindi nyine umunyarwanda avuga ati kanaka ni Imana y'u Rwanda, aba avuga urwo rukundo. Ni nayo shusho y'Imana mu muntu, ni urwo rukundo ruduhuza twese. Yavomaga rero muri iri jambo ry'Imana riduhuza. Ubundi mu rwego rw'amadini n'amatorero hari ikintu duhuriraho, ni uko ibyo duhuje, mu byo duhuje turafatanya. Nka Bibiliya ni ibyo navugaga yuko twishyize hamwe kugira ngo dushobore gucapisha Bibiliya, zishobore kugera no ku bantu ba mikoro make. Bibiliya yagiye kuyicapisha nk'uko ibindi bitabo bya buriya bwoko bimeze, ubu ngubu ntabwo yajya hasi y'ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Ariko iyo twishyize hamwe tukandikisha byinshi, tukacirikanya, tukandikisha hamwe n'umuryango wa Bibiliya ku isi, bidufasha kubona Bibiliya ku giciro benshi bashobora kugeraho, 5,000 zimwe bikurikije uko zanditse, 6, 8. Nashimishije rero n'uyu murage adusigiye agira ati ndagira ngo muzatangiye Bibiliya. Ahangaha ejo bundi hashize nk'icyumweru, ndumva ibyumweru 2 bitageraho, sinibuka neza, nari mvuye mu butumwa hanze, ariko nitegura no kujya mu bundi butumwa. Mbona banzaniye Bibiliya, umuntu wayizanye ntabwo namubonye, nsangamo note ari impano Pasiteri Mpyisi anyoherereje. Byankoze ku mutima ku buryo navugaga ngo nzajya kumusura, mushimire, hanyuma nongera kujya mu butumwa. Nabonye inkuru mbi y'uko yitabye Imana ndi hanze mu butumwa, nagarutse ejo, numva mfite iryo deni ry'uko agiye ntashoboye kumusura. Ubwo ndavuga nti ndaza kwifatanya n'abandi kugira ngo mbashimira. Ni uyu mugoroba dushoboye gutarama nk'uko nguko, tukamwibuka, tukamusabira. Icyo gihe azi kigufi bari bamuhaye na kado, yambwira ko bamuhaye kado yujuje imyaka 100, yari mu 2002. Yari yujuje imyaka 100, none ubu agiye afite imyaka 102. Natekereje rero ndavuga nti umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, biri mu nshingano zacu no mu butumwa bwacu, turabaha Bibiliya
umubare ufite icyo uvuze. Turahawe Bibiliya 102. kandi ngira ngo mbwire Gerard ko kubera uyu mugambi yihaye, iba numvise neza yifuzaga ko bazamuherekeza bose, bazatanga mu mwanya w'indabyo, bazatanga Bibiliya. Buriya tuzafatanya kugira ngo he kugira umuntu ubura Bibiliya yatabaye Pasiteri Bikisi. Ni igihango gikomeye, ni umurage ukomeye, ariko kandi Bibiliya nyine twigisha urukundo. Ndavuga ngo kubw'urwo rukundo ntabwo bizatunanira. Murakoze, kugira ngo wenda nyemereye nk'umuntu wakundaga Bibiliya, kandi Bibiliya niryo sengesho rikuru twifashisha mu gusenga, kuko burya iyo numva abantu kuri radiyo basaba indirimbo, agasaba indirimbo akunda, agatura indirimbo inshuti ye, kubera ko ari indirimbo akunda. N'Imana nayo isengesho riyinyura, niyo twifashishije ijambo ry'Imana. Kugira ngo basabe muhaguruke tuvuge Zaburi ya 23. Uhoraho niwe mushumba wanjye, mushumba mwiza. Uhoraho niwe mushumba wanjye, ntacyo nzabura. Andagira mu rwuri rutoshye, akanshora ku mariba y'amazi afutse, maze akankomeza umutima. Anyobora inzira y'ubutungane, abigiriye kubahiriza izina rye. Naho nanyura mu manga yijimye, ntacyankura umutima, kuko uri kumwe nanjye. Inkoni yawe y'ubushumba intera ubugabo. Imbere yanjye uhategura ameza, abanzi banjye bareba, ukansiga amavuta mu mutwe. Inkongoro yanjye ukayisendereza, kuko ineza n'urukundo byawe biramperekeza mu gihe cyose nzaba nkiriho. Nanjye rero nzaza niturire mu ngoro y'Uhoraho, aba ariho nibera iminsi yose. Nyagasani Imana yacu, turagushimira uyu mubyeyi, turagushimira umurage w'urukundo adusigiye, urukundo wateye umutima we, kandi turagusaba ngo tuwukomeze. Uburire n'indangagaciro za Kinyarwanda yazihuje n'indangagaciro z'ubukristu ijambo ryawe ridutoza. None turamugutuye, igihe abigishwa bagusaba kubigisha gusenga, barababwiye uti iyo musenga mujye mugira muti: dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungurire none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarire abaducumuyeho. Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Nyagasani umuhiruko ridashira, maze umwiyereke iteka aruhukire mu mahoro. Ushobora byose abaha umugisha, Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu. Ariko ndavuga cyane nk'umunyamuco, ubushakashatsi, nishaka sinshyire hirya ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, mbereye
umuyobozi mukuru. Mpyisi ndashaka kumukeza nk'umunyamuco. Igihe cy'igitaramo abantu bavuga ibigwi by'umuntu, kandi ubwo ndi imandwa sindi bubeshye, ntabwo imandwa zigira ikinyoma. Ubwo rero ni ukuvuga yuko ntari buvuge nk'uko bamwe bajya bavuga iyo umuntu yapfuye bakamuvuga ibyiza gusa, kuko twebwe ubwo twanamwirabuza abaye ari uwo kwirabuzwa, ariko si byo. Mpyisi ni imfura cyane, si cyo bababwiye ngo mukome mu mashyi. Ubundi kirazira, yakoze ubushakashatsi kuri kirazira gukoma mu mashyi umuntu yapfuye, ariko umukuru barayakoma, bacinye n'akadiho. Mukomere amashyi Mpyisi. Rugamba Sipiriyane yavuze ikintu gikomeye cyane, ngo nimba ndangije ibyo gusaza, mwirinde amarira mu ngamba, ahubwo bazahanike bagire bate ngo ariko iyo nka muyigwe mu munyibuka. Mpyisi we ubyumve rero, ubu turagutaramiye, uri imfura cyane. Ibintu bitatu kuri Mpyisi, hazi niba babanje batarabivuze kuko ni ukuri kutagishwaho impaka. Mpyisi mutoya, kandi nawe uri Mpyisi w'imisatsi ibiri cyangwa imaze no kuba umwe nanone. Mpyisi yagiraga urukundo pe, nimureke duterekere Mpyisi urukundo yagiraga ruture mu mitima yacu. Ntimwikange, ndi n'umwigisha, ni ugutereka, ni ugutegura imitima yacu kugira ngo za ndangagaciro za wa wundi ziduturemo. Icyo ni kibi? Nta kibi nazanye mu Badiventisti, nubaha imyizerere y'abantu. Akagira urukundo, ntarobanure. Twamenyanye ndi agasore k'inyiga guhuma, kavuye muri kaminuza ariko kihebeye umuco. Ndamubwira nti ndi naka, ndi muri ibi n'ibi, ndashaka kuzaza kukureba. Tuzaze. Duhura bwa mbere rero twahujwe n'igitaramo cy'umuco, kugira ngo rero umupasitori yemere gutaramana n'umupfumu, ubwo uramenye icyo yapfumuye nawe. Turatarama biratinda. Mpyisi twataramanye rimwe, amateka yo nari nyazi kuko umushakashatsi narasomaga nkakurikirana. Ubwo ngubwo rero mba nanyuzwe, intango n'iyi ngiyi ntabwo nayivaho. Turongera ubwa kabiri. Hanyuma ngiye gushaka rero, nari nzirasanaho kuko nari ngiye kugarura iby'abandi batakigira. Iby'abandi bita inama z'ubukwe, ubwo rero natangiye kumukeza umuco. Ariko si aho gusa, ibyo ni ibyanjye, jyewe rutanga rw'amaboko, ariko we kuko ari mukuru yagize ibikuru na mbere. Cyakoze rero reka jyewe mvuga ibyanjye nyine, ntabwo ujya kuvuga iby'abandi, avuga ibye. Hanyuma ngiye gushaka, bimwe bita inama z'ubukwe sinazikunda, burya sizi Rwanda ibisigaye biberamo, murantunge ku mugani w'umurundi. Yari jye nawe na Profesa Nyagahene, umwarimu w'amateka n'umushakashatsi. Turicara, ngira ikibazo ko hari ntigeze mba umusore, kuko no mu busore bwanjye nirukaga mu basaza. Mpyisi rero niko twahuye. Nuko turicara hariya mu Bicumbi ku kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, kuko hari no mu rwego rw'ubushakashatsi ngo turebe ko twagarura ubukwe bwa Kinyarwanda. Ndavuga uko bizagenda niko shaka. Hariya kugira ubukwe bwa Kinyarwanda bagahungu. Ariko rero wita izina rikomera, ndakwita agahungu kandi numva rutanga rw'amaboko. Nisigewe nge ntacyo nkomeramo bisogokuruza, kandi n'ubu ndagusheje nawe bisogokuruza.
ashaje afite imyaka 104, sogokuruza yashaje afite imyaka 102. Nzaba ndeba ibya Rutanga rw'amaboko nanjye nguyu, kandi sogokuruza namukuriye mu maboko iby'Abanyarwanda bita kuba umugirwa, ukuvuga wa wundi wagizwe agatozwa kugira ngo azatore. No barankurikiranye n'abaye b'abasaza. Mpyisi ati nikore wavuze ibindi nabikunze ni byiza, ugiye no kugira ibitagirwa, ibitarigeze kugirwa n'undi muntu. Yarabivuze mu ijambo ryo mu bukwe bwanjye, abantu babibonye barabibonye. Atariko ndakubaza kimwe, uzarongoza iki? Nzarongoza iki? Usimpari nyine nzarongora. Nigiraga nk'utazi ibyo ari byo, ariko nari namenye haganisha, ariko natinye kuko Mpyisi gutwanye ubwo nyine wakwigirayo waba utesetse. None se Imana igira icyaha? Erega Abanyarwanda buryo bavuga Imana y'u Rwanda, bareba n'umuntu bakavuga ngo nakuriye si umuntu, ni Imana y'u Rwanda yigendera. Mpyisi yari Imana y'u Rwanda. Muteye Abanyarwanda mugira imana nyinshi, akada n'imico y'Imana afite muri we. Twagira amahirwe Imana yari muri we, natwe tuba muri twe. Mu mukomera amashyi, Mpyisi yari afite Imana muri we. Iyo Abanyarwanda bavuga ngo uriya muntu si umuntu, ni Imana y'u Rwanda yigendera. Imana zamwaritse ku mutima. Ntabwo baba bavuga ko tugira nyinshi, tugira imwe yitwa iri hose: Rurema, Rugira, Rugaba, Rwagisha, Rugabo. Niyirema niko Abanyarwanda bayita. Ikaba iri hose, si y'Abanyarwanda gusa. Hari abavuga ngo ni y'u Rwanda, ni i Rwanda. I Rwanda ni mutima. Mpyisi yari umuntu w'umutima, akagira indangagaciro z'uwashyize umutima mu bantu. Ni Imana, yari afite Imana muri we, ku buryo umubonye ubona ari Imana yigendera mu bantu. Nimukomere amashyi so rero nibongere, natwe abashishiriye tumukeze. Ni imfura cyane, kandi ibihe biragiye, hagiye ibindi arapfundikiye, hagiye kuza ikindi gihe. Uko mbivuze abakuru barabyumva. Mpyisi atoyemo injyana ku ruhande Rutanga rw'amaboko. Abakuru barongozaga umwishywa. Niba uvuga ubukwe bwa Kinyarwanda, uzarongoza umwishywa shaka wakahungu, urabyiteguye? Imana tugira koko ndumugiramana, kandi n'imfura yanjye namwese umugiramana, burya biva henshi. Ndamubwira nti nari natinye kubibabwira, kuko nari nzi ko wantarutsa ukantwama ngo aha nashyomye ngo ibyo byatsi nongeye kugarura mu bantu. Ewa bapfumu batuka byinshi, nyamara aribo bapfumurira abantu. Umwishywa numva arankomore, nawe abantu baracyabaho. Ndababwiza ukuri, n'abitwa ba bugufi bingana bite ntibari bazi iby'umwishywa, keretse data na Mpyisi na Profesa Nyagahene. Abo batatu. Mushiki wanjye wahamuye umwishywa, nawe bamubwiye ngo uhamure ugiye guhita urongozwa. Nta muntu n'umwe wari ubizi. Naratangaye rero avuga ku by'umwishywa, ariko sinanatangara nuko nyine yabivugiye ngo nanjye nkagira amahirwe yo kongera kubyumva. Ati umwishywa Rutanga rw'amaboko yarongoje, nakatsi karemwe n'Imana. Ati ubundi aba barongoza ibyumba, ati iyo ntindi y'impeta se, niko yavuze. Yavuga amagambo akomeye. Buriya Imana ivuze ntabwo ivuga ibintu byoroshye. Ati iyo ntindi y'impeta z'abantu barongoza bivuze. Ati ubundi mu Kinyarwanda umuntu yarongoza umwishywa ngo urwo rugo rwishyuke. Kwishyuka rero ngo ni ba nyamwishyuka mu nduru, ngo ni ba nyamwishyuka mu ntambara, ngo ni agati katarara impundu, ngo iyo katarongoye karabandwa. N'ubu no mu rupfu hano